Africa, what's up? This is the Dream Boy, S-Boy, one of there. Yes, uyu ni wa mwanya mwiza cyane mwishi mukunda hano mu Rwanda, cyane cyane ku bakunzi bagasobanuye. Nge nitwa Dream Boy, S-Boy, one of there, umwe ku mubumbe. Nge ndaza nkakubwira filime zirimo kubica bigacika kuri iyi mihanda, ubundi ukajya gushaka filime uzi filime ugiye gushaka izarizo filime z'ubwenge zitwika. Ngenda nkakugirayo n'intumwa nkaza nkakwapudetinga kuri filime nziza cyane z'ubwenge zirimo kubica bigacika hakurya hakuno kwisi. Hariho filime nziza irimo kubica, irimo gutrendinga cyane, yitwa Anafamilia ni filime nziza kabisa irimo kubica bigacika kuri iyi mihanda. So hariho abantu nizere ko murimo kubona filime irimo kubica bigacika, filime yitwa Sherita nayo ni filime nziza kabisa y'ubwenge, nayo irimo kubica bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nge nitwa Dream Boy, S-Boy, one of there. Kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi. Nge narababwiye ngo uko murushaho gukora subscribe muri beshi tukuzuza subscribers igihumbi, natitaye ngo kuki niki. Izi filime nge mbanza ndi kubabwira, ndi kubabudetinga filime zigezweho. Ndabizi ko benshi muzishaka mukazibura, gusa iyi YouTube channel izacaho kabisa, zizahita zicaho zihuse nkuko yitwa Iyihuse TV. Muzahita muzibona kabisa. Zahita ntangira buri munsi bakubita nka filime ebyiri, duhereye kuri filime nagiye ko mbapudetinga. Hariho benshi mwazibuze, kora subscribe kugira ngo ni-uploadinga uzayibone mu bambere. Kora subscribe kugira ngo tubashe kubana buri munsi, kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza. Dream Boy, one of the